Yesu ati abarushe n'abaremerewe nimuse munsange ndabaruhura. Naho urusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi Moriya Church babarizwa muri city ya Louisville muri state ya Kentaky nabati twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ni muri urwo rwego rero Moriya Church itumira abantu bose mu gitaramo kizaba tariki 30 Zukukwezi mu gusoza Amavuna amaze ukwezi atangiye. Yarayobowe na PasterShyaka Gahunde. Sinibyo gusa tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye harimo Umunezero Choir izaba yaturutse Michigan, ndetse ikazazana n'urubyiruko rw'Abadiventiste abajiya, kuko muri icyo gitaramo hazabamo kwambara, kurahizwa, guhabwa inshingano nshyashya ku bajiya, ndetse no kuvanwa mu byiciro bimwe bajyanwa mu bindi. Mbese hazaba ari byiza cyane. Tuzaba turi kumwe na Choral Light of Jesus Singer mwakunze muri benshi bazwi ku ndirimbo zitandukanye nk'iyi. Sayo makorali gusa tuzaba turi kumwe, kuko tuzaba turi kumwe na Voice of Peace ndetse n'abatoni b'umwami. Kuza kwanyu ni inkunga ikomeye ku nshingano dufite zo kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe murisanga. Intege zawe zose nubwo wowe utabizi ibya biguma